Iyo wagwana umusore wanjye bimeze bite? Bro, shani gwagwana tu. Ni fresh kabisa urabona mba nkwiteyo gutyo uri mu kazi uri muri job nagusaba time kugira ngo tuganire sibyo? Mba mari rimwe na rimwe muri iki gihe ari insazi. Ariko nanjye nta byatari time kuko nanjye ndumukiriya sibyo? Okay. Njye nitwa Kamba turi kuri televiziyo yitwa Ikamba Rwanda Show. Iyi televiziyo ikaba ifite ikiganiro turi kugenda dukoraho cyo kwiganira n'abasaza twakise story time sibyo? Ni ikiganiro cyo gusangira ibiganiro tukumva ko ahandi hirya no hino bimeze kugira ngo ibintu byose nyine tubyoroshye kabisa twiganire Kigali yararakaye sibyo? So mwebwe rero ndagira ngo nabo bamenye ngo umuntu uri imbere ya kamera ninde bamumenye kabisa. Gwagwana bro nabirenze sibyo? Mazina yanjye banyita Mutsinda Emmanuel. Uraza kongera akajwi tu? Nari nduvana nabirenze. Mazina yanjye banyita Mutsinda Emmanuel ariko abantu benshi banzi kuri Shyaka, abantu bazi mu birembo ngire ngo abo banzi ku bintu byinshi, abo mama, abagabo, byose ni ibintu bakorera neza mu mutwe w'imisatsi n'icyo kintu. Ari mama n'abagabo niba nabahe bakoze cyane. Aba mama. Umwanze mu Shyaka. Okay. So witwa Mutsinda Shyaka. Ukaba uzwi ku izina rya Shyaka. Shyaka kuri iki? Shyaka ni muntu. Shyaka rero mu buzima busanzwe murangaha yisaro bayita mu gikari sawa. Ukorera hano. Kuri iki nyine Shyaka tubwira ibintu ukora? Muri ibintu by'abamama. Ibintu by'abamama. Ushatse urugero. Shyaka ukora ibintu by'abamama koko. Ntabwo usome ariko ngera usome kugira ngo tugendane bya fresh. Ntabwo mbimenyereye. Mba nimenyereye kuba ndi mu kazi kenshi cyane. Kabisa. Ariko Shyaka ubuzima busanzwe rero urambajije nkunda gukora amadirede, gusokoza amapostishe, insokozo zose ushaka, coupe. Yes. Umuntu ushaka kuvuga ngo arashaka gukora amakiriri. Hano ni ikintu cya mbere dukora tukaba twikira. Yitwa mu gikari salon. Mu gikari salon. Okay. Nese Shyaka ko watubwiye ko ukorera abamama n'abagabo. Ukaba mu bintu uvuze nta bintu bikorerwa abagabo numvishamo. Sha umva angaha gusa wageze umva ari umucongo bita gatatu nta muntu utawunziho ku bantu b'abagabo. N'intu twagira ku basore bahita bavuga ati gwagwana ari fresh. Uri Bugesera. Yewe wumve wabimenye byakaze kabisa. Nuko wenda mfite agacupa kamwe ihangane ngiye nkunda kuba ndi mu kazi ariko iyi ni fanta ntago. So Shyaka rero nimba koko ibintu kutubwira atari biba natwe tuzababera abakiriya ibintu turebe ukuntu wogosha kabisa live tugereka abafana bazaze batugana. Ibyo bintu turebe kabisa nimba koko twabona ko nabo bandi bakomeza kuza. Watwizeza ko umukire umufana wacu uzakugana uzamukorera neza? Zamukorera neza kandi hano bahita kwa Mukunda abantu tubakorera neza. Barabahenze birababaza. Yego icyo kintu kimbabaza. Okay. Abakiriya birambabaza cyane batazi mu gisaro barahaza ariko ntabwo abo dushaka ko biyongera. Okay. Shyaka turashaka noneho reka twigarukire kuri kariyeri yawe y'ibintu byo muri salo yo gukora amakwafe n'ibindi byose byo muri salo. Shyaka ibintu bimaze igihe kingana gute? Bimaze imyaka 6. Imyaka 6. Ese ibintu harimo akazi mwana? Sai ikintu njya nibaza. Ndo umusore pesi byo cyari mu rubyiruko hari igihe njya ndeba urubyiruko ukuntu twiga wicaye hirya no hino ugasanga ufite n'imyaka 18 16 na waravuye mu ishuri itaza ngo wige umwuga. Hano turanigisha abanyeshuri bashaka kwiga bariga bakabimenya. Ikintu nabasha kubabwira rero nubwo waba uri umuntu burya umwuga uruta byose. Kumwuga nagusaza wasaza ariko umwuga ufite muri wowe kabisa. Shyaka urumva ko ibintu isare yanyu mwarabyaguye nimba mutubwiye ko munigisha n'abanyeshuri mukaba mwabakura ahantu hamwe mukabageza hano. Yes. So Shyaka rero story time mu kiganiro cyacu turiganira nyine nk'abajama tugatera story byari byiza cyane kugira ngo tumenye ese wagwanga sibyo? Yes. Shyaka uri kavukire i Kigali? Ntago ndi kavukire. Waturutse he? Iwacu ni Muhanga. Ni Muhanga. Winjiye mu murwa Kigali. Kigali kubera kenshi cyane ntabwo navuga ngo muri ahantu henshi hatandukanye. Igihe ngorere iwacu Muhanga ariko Kigali ndumva wageze ryari? Tangiye kwikoramo za 2000
na 19 gutyo. 2019. Shyaka niye nkuru wadusangiza ya mbere ugera muri Kigali sibyo? Bwa mbere ugera muri Kigali niye nkuru wadusangiza yagatangaza nyine wabwira abafana ukayiduha muri minota 2 cyangwa 3. Yambwire gwagana zeka kana ndakwifugira cyinshi cyane kuko babona ibyo ni umuntu icyo biranshimisha mu buzima busanzwe. Kinabwira Kigali nyigeramo ni nziza tararaka kandi kenshi cyane Kigali kigiramo ntabwo uhita ufatisha ku kanya ukiri mushyashya. Byakugendeye gute ukigera muri Kigali? Muri yanjye ni ndende ariko tegamba doho gatoya mu ikintu cya mbere buriya mu buzima uzabanze utuze urebe ikintu ugiye gukora. Muri Kigali nari nzi ibintu by'imyuga n'indi ibyo mundi nibyo nakoraga iwacu. Muri Kigali numvaga ikintu nshaka gukora muri njye ari ukwinjira muri salo muri salo mana dore ngibi urabona ukuntu gukaraga kandi nyuma hari tongise hari ibiki byose. Ubuzima bwaraje burakomeza natangiye nkorera amafaranga makeya cyane. Watangiye korera ngahe? Natangiye nkorera n'ibihumbi 2-3 ku kwezi oya ku munsi. None ubugeze byibuze ku kigero cyangahe? Ubu basenza injiza na 15 bityo 15 ku munsi abaye makeya. So urumva ko ako nakazi warangira buri muntu wese ni n'ubumenyi wakifuza ko buri muntu wese amenya sibyo? Ndagira ngo nyirenze uburyo n'abana banje nimbona byanzabwira ati umwana wanje ibindi byo byangiriza. Ufite umwana? Ufite umwana? Yandi mba ndimo gupanga ese urabona iki kiraso ibyo ubwanwa se katari ubugabo neza ubumera ahubwo subiza ufite umwana? Najya nawe wajya ko ufite umufiance byibuze ku itegeko ari gihe tuzumva tubwiye ngo tuze tubahene. Umufiance ndamufite. Uramufite? Nibanga? Shaka nango besha abana babandi sha. Ntago nababeshya sibyo? Ni ibintu bitabaho ntabwo kubeshya. So rero nuko isi nkwepa ariko ndari nakubajije inkuru y'agatangaza yakubayeho bwa mbere ugera i Kigali. Wese afite inkuru, hari uba waribye, hari uba warakubiswe, hari uba warayobye akagera ahantu akabura uko agenda sibyo? Ndagira ngo umpe iyo nkuru yakubayeho y'agatangaza. Inkuru y'agatangaza yambaye je ninjira i Kigali rero uko ubyumva ndabwo kubivuga kuko biri seriye. Ninjira i Kigali ntago nigeze bwa mbere inzu ntago nayishyuye narikopesheje. Ukopesheje inzu? Ibaze kugira ngo nakwizere bwatijya muri iriya nzu igemo ibyo bintu ikopesheje inzu yangahe? Kigiye nagiye mu nzu y'ibihumbi 10 amezi 3 nayo nayishyura inzu y'ibihumbi 10. Kuvuga ngo njyewe ikintu nakoze naravuze ati amezi 3 ikintu ngiye gukora icyo gihe narindi mu tuntu kwizigama ukuntu urumva icyo gihe nakinaga muntu nakabitsa na iki gihumbi nakoraga amafaranga make no kurya wasangaga ngize igihumbi gutyo nayizigamye. Icyo nicyo gitangazo cya mbere cyambayeho. Bagukopye inzu i Kigali wowe Shyaka abandi binjira babakubita dore ko mwebwe mwanahinjiye irondo rwose byari biguhana abantu cyane. None wowe bagukopye inzu sha? Bagukopye inzu. Shyaka urumva ko uri umunyamahirwe. Imana itankoreye kugeza ubu ngubu urebye ukuntu naje i Kigali meze ntabwo nari ndi umuntu wa danje ariko n'ubu ngubu nyine ndacyifuza gutera imbere n'abantu murabibona. Gushyira wongeza abakiriya nuko nabivugaga bangarije babona ko ndimo kugenda imbere. Gusa ikintu nabashimira cyo ubuzima ni hatari biba byiza wishyize hasi Shyaka ndacyari gutya nyine nigirije kuzamuka. None se Shyaka mu nyamaswa utinye inyamaswa? Inyamaswa ninya utinya imbeba? Oya. Utinya iki? Rero kenshi cyane ntago buriya inyamaswa mbi kenshi cyane ni abantu tuba turi kumwe kuko none ahangaha mwe n'igisimba nabanzi ko cyitwa ariko nubwo cyambangamira cya gifite impamvu ariko ndumva nta gisimba cyari cyambangamira kuva nk'anyubi. Nta gisimba na kimwe utinya uvuga ati mpuye nacyo kinaguruka? Wapi. Ahubwo njyewe kugira ngo mure n'umuntu icyo gihe numva ko ndi bwagiremo ubwoba nahuramo n'icyo gisimba. Okay Shyaka reka twiganirire nk'abantu b'abaja. Shyaka utambeshye. Wewe ukagusinda ryari? Gusinda
gusinda ntabwo bikibaho, nta nubwo ngiye mu nzoga. Umaze nk'icyumweru udasinda? Ndimo kunywa fanta ngo ureba, njye ntabwo njya mu nzoga. Ntabwo unywa inzoga ubusanzwe? Ese Shyaka, iryo jisho ryabaye iki kutarwaye amaso? Aya maso rero ureba hano ni amaso navukanye tu. Wavukanye amaso y'umuhondo? Abantu benshi ntabwo hari abantu bose bazamenya nabo tumenyanye none, hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo urabusha imba ari ukubusha, ngo mbivuze n'umuntu abizi ngo ushyiraho ifege cyangwa ngo inzoga nyinshi. Aya maso nanjye nisanze ameze gutyo. Wisanze ameze gutyo? Noneho Shyaka, ndagira ngo umbwire, sibyo, ndagira ngo umbwire ikintu wowe wumva wizeye ko ibyo ukora ubizi cyane. Ndagira ngo umbwire ikintu abantu benshi bakubwiye bagukundira b'abakiriya bawe mu gukora ibi bintu. Abantu benshi bambwiye ko ibintu by'abamama mbizi cyane, gukora imisatsi y'abamama ari ibintu nzi cyane, kandi nanjye ndabikunda. Imisatsi y'abamama uri kwivuga ukarakara Shyaka, aho ntujye kunkubita. Niyo myivuze ndishima, kuko ngitangira no kwiga gushika direde cyangwa gusokoza yari ibintu nzi cyane, nabimenye amezi 3 wamaze kumenya. Ukundi Shyaka, kwezi. Reka nkubaze, wambwira amazina abiri ya Paul Kagame? Amazina abiri ya Paul Kagame? Ngero semewe sewo. Amazina abiri ya Paul Kagame? Paul Kagame yambwire. Paul Kagame cyangwa uzirimwe iryo ngiryo gusa? Nzirimwe. Uzirimwe? Uzi umusaza? Uzi umusaza n'iryo rimwe rindi rya Paul Kagame. Okay, Shyaka, urumva ko uri umuntu utwo nitwo tugenda tugira mu kiganiro cyacu, sibyo? Ni umwanya tugenda tujya mu kiganiro cyacu wo kubaza utubazo nyine kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa, sibyo? Nese Shyaka, ufite East Africa urayizi? East Africa nayo. East Africa nayo. Mbwira ibihugu bibiri uzi bituriye u Rwanda. Congo. Tanzania se uriya ra? Ntabwo ibyo bintu byanguna kugitaba benshi cyane rero. Ega ngusubize kuri ibyo bintu, ndi wa muntu uhora mu kazi, ntabwo ibyo bintu ntabwo ujya umenya amakuru. Okay Shyaka, ntacyo wasore, wakoze kubw'ikiganiro cyiza waduhaye. Urumva turishimye cyane ko waduhaye umwanya ngo tuganirire mu kazi tugusanze ahantu ukorera. So ikiganiro nakagaruka nkuko nakubwiye, turi ku Ikamba Rwanda Show, tuzagusura n'ubundi twongera kugukenera. Ikiganiro cyitwa Story Times. So nimba ari ikintu wabwira abafana kugira ngo abadukurikiye nabo tubamare irungu, bakibagezaho ubundi tugasoza ikiganiro. Ikintu nabwira abafana, iki kiganiro ndagikunze cyane kandi nishimiye ko mwaje mutugana ukareba se gute igihugu cyacu cyakomeza gutera imbere, kuko aho turi turimo kujya imbere cyane. Urumva kinabwira abafana rero, mwese munkurikiye mujya muza mutugane, hano bahita mu Gikari Salo, nta kibazo rwose, ni karibu. Okay Shyaka, asante rero, turagushimiye. Asante sana. Sawa.